naraba sinzi nimba kamera ihabona cameraman sinzi byaragiye urabona ko urashona nimbusha tujya mu bisigo gusa ndi shine tu usura nayo wanyitanda urebye. Okay, ikaze nanone bakunze ba Cobra Media TV nk'ibisanzwe no mwanya w'ikiganiro cyanyu kabisa, nizera ko bimeze neza cyane. Aho we wabashije gukora subscribe ndagushimira, nawe utarayikora ndagushishikariza kugira ngo ukore subscribe, tugendane neza cyane. Ibintu bigezweho biri hit, amateatere, ama comedy, ibintu birenze cyane kabisa. Ndizera ko turi kumwe nawe. Uno munsi tubafite umutumirwa aratwika ararenze kabisa, stand touch on. Reka duhe ikaze umutumirwa wacu kuri kamera za Cobra Media TV. Second tracker niyo mind ngarukanye swaga, chaka tubyinane muri club buri umwe ku cyuma cye. Nimugire noma shine wanyu nabazaniye ikofi gusa nimugotwe eyo, it's your boy Shine wasa shala to you, ndabakunda cyane. Si mwamubonye umutumirwa wacu bamwita Shine. Shine, amakuru y'imeze? Ni swala kabisa, ibintu ni ruzungu papa. Ibintu ni ruzungu, abirabura se bimeze bite? Shine, ibintu iragenda? Ni sava kabisa, ni sava fresh. Reba buri kimwe mbona nabyutse, buri kimwe nkabona ni fresh. Nta satani kabisa, satani ari hasi cyane. Yes, mwamubonye ni Shine, niwe turi kumwe muri studio za Cobra Media TV. Twamuhaye ikaze. Reka Shine, ubundi umuntu utakuzi, Shine ni muntu ki? Shine ndu umuntu usanzwe, ndu umuhungu kabisa, still silibateri, urashona ntago nubwo igisage ntago kiransaguka cyane. So ndi umuntu usanzwe, ndi umuraperi, nubwo wakunze kuvuga ngo ntago ndi umuririmbyi, ndi umuraperi papa. Kabisa ndumva ndi nkaba nkora music nyarwanda, ndumva ari ibyo kabisa, ibindi porampora. Umuntu ashobora kumva Shine wenda mwari muziranye witwa Habimana, Habiyambere, amazina y'inkomoko mu by'ukuri atari umuziki. Shine ni izina ry'ababyeyi cyane ry'umuziki. Se wabwirwa n'iki ko ntayibagiwe, uru ruhando ni danje papa. Nimbusha tujya mu bisigo gusa ndi Shine tu usura nayo wanyitanda urebye. Nuri Shine kabisa, nanjye ndabyemeye. Hanyuma Shine uri umuhanzi, uri umurapa, uri umuhanzi nyarwanda kabisa. Shine, kugira ngo winjire muri domaine y'ubuhanzi noneho hip hop byaje biti? Uburyo byaje musa, ibi bintu ni ibintu wiyumvamo, urabizi ni kwa kundi wumva ikintu kumva uracyespira kabisa. Ntago nakubwira ngo wenda ngo nararebye mbona hano ni fresh reka njyemo y'ubwanjye numviseme inspiration, sibyo bitewe nuko hari ukuntu nabikompozaga samuha nkumva biragwamo neza, abantu banjye akambwira ati musaza keep it up kabisa, gutyo shanza avuga ati iki kibuga wasanga ari rwanjye kabisa. Yes, winjiye mu kibuga ibintu bigenda neza. Launch ya mbere yitabiriwe n'abantu benshi, igitaramo cya mbere wagiyemo ukavuga ati jewe Shine aha natwitse, hinjiye abantu bangahe? Musa, show ya mbere yankoreye umuti ni show nakoreye ahantu bita Gisenyi. Ntago napfa confirm mvuge ngo hinje abantu bameze gutyo, kuko hari open audience, hari open, hari abantu benshi nubwo atari nge mu star wari urimo nge nyine, ariko ya show yarandyoye byatari ugereranije wenda n'izindi nagiye nkora kabisa. Ku Gisenyi sharatu ku bantu b'Igisenyi ndabakunda cyane kabisa. Mwebwe ni neza kabisa. Ni abantu bakunda umuziki kabisa. Handi twageze twakubita stage gutya, audience tukabona ni gutya mu bicu. Hano habaye inkongi kabisa.
abantu b'igisenyi nibo bankoreye umuti cyane ugeranije n'izindi wenda kabisa. Shine wakoze pari ku Gisenyi ngo bagiraga gutya nayo gutya, ni gute barazamuraga vuga ati kabisa ku mutima yes. Hanyuma pari yo ku Gisenyi kabisa, abantu bo ku Gisenyi ndabasuhuje cyane, bigaragara ko mukunda ibihangano nyarwanda kabisa. Never give up, mukomereza aho ngaho cyane. Hanyuma Shine, umuziki ukora nka relax, ni domaine ese ushobora kuba hari inyungu wari wakuramo cyangwa ntibiraza? Musa, umuziki nkukora nk'akazi kabisa, ukora nk'akazi kandi nkawufata nka domaine, not relax. Ari relax najya ngenda mu gutya nkavuga ati ahantu haye nanjye nkajyamo gutya ngaciringa mu tubyiniro nkabyina, ariko umuziki nkukora aze nk'ikintu kiri essential for me. Ko ndawukunda cyane, I love so much kabisa. Yes, umuziki ni domaine ariko nanone ni akazi. Shine, niba atari ibanga, amafaranga menshi yinjiye mu ikofi cyangwa se ku mufuka wawe aturutse muri music nangahe? Musa, ibintu by'ikofi buriya yarinje, simvuze ko nta yinjiye, yarinje ariko uburyo yazaga ni mu buryo butandukanye. Wenda sina precise mvuge ngo naya sibyo, gusa wenda wambaza ati wenda icyanshimishije muri wenda muri aho nakoraga show gutyo, wenda icyanshimishije ni umuntu icyo gihe twari turi muri show yo muri campus, abantu bihuye barahazi, sharatu Huye ndabemera cyane. Ni umuntu icyo gihe twari turi stage, umuntu anyambikaga kufi ntanabimenye neza, ariko nyuma naje kuva muri show nsanga ko gakufe katwikaga koko, nsanga burya karahenze we, gafite ya mazina. Nsanga ni sawa, gusa nyine tuntu gutyo bimeze. Ibindi by'ikofi byo ni porampura tubiretse gato. Yes, umuntu aguhigwa uwo muntu, ariko ibyo byose yari igitsina gore. Waramumenye cyangwa na n'ubu warashakishije wapi? Naramumenye kabisa. Yari umukobwa? Yeah, of course. Yakundaga hip hop ariko. Okay. Hanyuma Shine, aka kanya indirimbo zawe ziri hanze zikoze zagiye muri studio ni zingahe? Umunsi indirimbo zikozwe na producer ni ni ndumva ni eshatu, indi ntabwo irarangira. Yes. Zitwa gute? So first one bayita Bigende, indi bayita Tukate, indi bayita ni kwa kundi. Bya biri by'amasinya ni kwa kundi. Bayita kwa kundi. Kwa kundi. Okay, the freestyle kuri kwa kundi. Iyo ndirimbo kabisa yitwa kwa kundi. Abakunzi ba Cobra Media TV kugira ngo bamenye kwa kundi. Uko kuntu ni gute? The freestyle. Uko kuntu rero ingoma ntago ndi wishyirire hanze hano, kuko umuntu ari kubimfashamo ari kuyikora fresh, ni ibintu ntago nabimubwiye kabisa. Byaza gusaba ngo mbanze, ntago njya mbikora. Aracyari kwitunganya wenda kandi urabizi abahanzi ntago dufata umwanzuro wenda ikintu kiri kwa producer ngo nze hano mite nkora interview nyivuge gutya na gutya. Hari igihe kikagera kambwira ati ikintu cyatunganye, noneho ushaka wagenda muri interview ukakivuga gutya nta kibazo, ariko kwa kundi yo keep it somewhere. Kwa kundi ni indirimbo iri muri studio ya Shine, nkuko mwamubonye turi kumwana muri studio za Cobra Media TV kabisa. Tubashishikariza kongera gukora subscribe utari wayikora. Hanyuma Shine, indi ndirimbo bayita Bigende, ni ibiki bigenda? Banza tubwireho ubundi ibyo bintu bigenda ni ibiki mu byukuri, kugira ngo n'umukunzi wacu amenye ibyo bintu wari ushatse kuvuga bigenda. Freestyle.
iyo ngoma bigende wenda nari ndi kuvuga yari love story but not true story. Maybe ntawamenya sibyo, gusa iyo ngoma bigende nyine rwari urukundo sibyo rwiganjemo ibintu byinshi. So ushobora nawe kwikunda ubona wenda kuri ntago navuga byinshi nawe ufite ibyawe sibyo, ariko reka mbanze ngweho wumveho message wenda irakubwira ngo nibwo mbona ko bikaze inkovu nyinshi ku mutima byatangiye bimeze nk'imikino umunsi ku munsi bifata indi ntera inaha mu gace ntibabyumva na gato gukunda umwana nk'uyu nawe akagukunda urukundo rugapanda ababyeyi bakabyanga bakabyanga ngo gasore ubona burya ni kurya umubona na famiye yubona ni kurya uyibona na n'akamodoka burya bigeze eyo ni gutyo kabisa. Hanyuma indirimbo muyita bigende byaragiye cyangwa biracyari? Musa byaragiye urebye tu. Okay. Inspiration yo kugira ngo wenda uvuge ngo bigende ni igitekerezo cyaje cyangwa ni ibintu byakubayeho cyangwa byabaye kuri RNB wakuririmbiye karasi wenda guha inspiration arakuvuga ari shine reka dukora iki kintu cyangwa byagenze bite kwa duhukuri? Ingoma rero ntago ariyo yampaye igitekerezo ubwo njyewe numvise ibintu ndeba uburyo bimeze sibyo Musa ndavuga ati bigende kabisa mfasha bino bintu tubikore fresh. Ni nayo mpamvu urabona ko nabaniye sinzi nimba ubibona do naraba sinzi nimba kamera ihabona cameraman sinzi do byaragiye urabona ko urashona ibintu byaragiye kabisa biragenda kabisa nongera undi mushyaji yes byaragiye. Hanyuma watubwiye ko ufite indirimbo 3 hanze iya kane ntira of course hanyuma shine watubwiye ibitaramo wakoze watubwiye ufite ababyeyi bombi? Ababyeyi barahari yes bazi ko uri umuhanzi uri umuririmbyi kwa uri umuraperi of course barabizi kabisa. Okay. Ni bya bindi nari bya bindi bandagatama ndarapasi byo barabizi kabisa. Umubyeyi wawe yumva indirimbo yawe ya mbere iturutse muri studio icuranze imeze neza cyane ni iki kintu yakubwiye cyakubabaje ku muziki? Ikintu cyambabaje urebye ntago cyambabaje cyane gusa naragitekerejeho ko ntago cyambabaje. Mere yarambwiye ati tise tikoko ntawe uri umuntu mu muryango vuga ati se bimeze bite tikoko ntawe uri umuntu mu muryango umeze ukuntu gutya na gutya abanyarwanda murabizi vuga ati ntawe uri umuntu mu muryango umeze vuga ati mere rero rindira gatoya gutya uzabyumva ntago ari bya bindi by'ubu kuko buriya hip hop ifite yagiye hari ukuntu abantu bayumva wenda abantu bakuze cyane bakumva ko wenda byaba ari uburara iki n'iki gutyo, ariko nagiye mu muziki azi mwubaha sibyo kandi nk'ikintu kirenze urumva nubaha cyane. So niyo mpamvu na n'ubure n'aka kanya agerageza no kuri behavior akavuga ati mungu wanje nari bishara to my mami. Hanyuma shine hari icyo yakubwiye cyagukoze ku mutima arakubwira ati se wa muhungu ibi bintu ngiyemo ntabwo wenda kuzabikirara niko babivuga ubundi sibyo, kubera ko hip hop ubundi abantu benshi bayifata bitandukanye n'ukwiri sibyo. Wenda umuntu abona umurapera akavuga uriya ni itabi ni iki ni uburara ni iki. Hanyuma ni iki kintu noneho umubyeyi yakubwiye ukavuga ati wow reka niye gucika intege kabisa? Ni iki kintu yakubwiye ukumva kigukoze ku mutima kikakunyura kikagushimisha kuri domaine yawe y'umuziki? Ikintu yambwiye ndabyibuka icyo gihe yari yabonye kari nagashoka gato yari yabonye twari twakoze icyo gihe twari
twari turi muri expo bari mu gitaramo yari skoro yari yadutumiye nubwo bamamaje amasezerano yararangiye ariko nta kibazo aza kukabona hanyuma aravuga ati tikumbi se bigira naha ngaha oya byose ubwo yabonyemo skoro dushobora gusanga oya nagabonye skoro ahubwo icyo gitaramo nyirizina cyari cyateguye na skoro niyo icyo cyabona akantu ndi stage bari gutya urumva avuga ati umuhungu wanjye burya bigira naha ngaha sharavuga ati kabisa komereza wenda nimba abantu bangana kuri aba bari kuri buri wese ari n'ikintu avuga gutya so vuga ati nta kibazo gerageza kandi ikindi nanone hari imisaro imwe n'imwe bivamo akayibona kabisa kayibona hanyuma Shine ubuzima umubyeyi arakubwira ati kumbe nawe nanjye nshobora kubyara umuntu agakora nk'ibi ngibi ufite umukunzi use ntafite abafana ariko umukunzi ntawe kabisa hakura national G nawe byaragiye rwa rukundo rwaragiye ubwo nari nzi ko wenda wabonye umuntu rukuvura rukagiye wa undi wabwiraga ko agenda none akaba yaraje neza akagwamo muri beat neza cyangwa byarangiye nakuje arigendera burundu nawe itubana oya ntago ubu no kugenda kwe n'ibyo ngibyo ntago ari yagizemo uruhare ntago yagizemo uruhare nuko wenda yari imiryango gutya na gutya life ikadutandukanya bitewe n'ibyo abyiyemo bura school bya school abari danger sibyo gusa nta kibazo ahari sharatu ahari hose kabisa gusa ntago byagiye iby'abantu byo byaragiye gusa umbajije ibijyanye n'umukunzi sibyo abonzi ni abafana ducata bisanzwe akambwira ati gutya nta kibazo sibyo ariko ntago birenze ntawe kabisa oya nawe kuko biriya bintu mbifata nk'ibintu birenze umukunzi couple uracyumva icyo kintu ariko ubu biba mu byumva mani ni danje kabisa so wowe ukurikiranye Cobra Media TV kabisa turacyari kumwe na Shine hano muri studio za Cobra Media TV hanyuma Shine abakunzi bawe ndakeka banyuzwe kabisa niki wababwira aka kanya ikintu nabwira abakunzi banjye byonyine kuba muri abakunzi banjye nanjye ndabakunda kabisa too much love ndabakunda cyane sibyo ndi hano ku bwanyu buri gihangano cyose ngikora ku bwanyu kandi mukomeze mushyigikira umuziki nyarwanda kabisa ni ukuvuga ngo buri kimwe cyose dukora ni uko muhari please mwibuke ni uko muhari mubaye mudahari nanjye ntago naba ndaha Cobra Media TV kugira ngo ibiraha namwe nuko muhari mubaye mudahari nkabafata kandi so mbibutsa kandi no kujya mugume mudushyigikire mujye mureba indirimbo zacu hariyo bita tukate by messenger bigende by messenger ugende YouTube channel subscribe share twagure kabisa ibintu bigere hirya no hino Yes, uravuze ngo baramutse badahari oya ntaho bazajya ndabizi neza kabisa baradukunda kandi natwe turabakunda nizera ko turi kumwe nabo igihe cyose so Shine tugana ku musozo tugira icyo bita challenge uri tayari challenge man challenge rero buriya kenshi nakunze harizo nagiye nkora ariko bakanonga urutoki TG kambwira ati ngende umulegendi sha rero fakati kireka umbwira ati challenge hano hantu nkumva ko nta rutoki nubwo narutunga gutya ruzangarukaho oya ndakeka narwo musabe we Mike okay Shine witwa ndi
It's a your boy Shine. Okay, my boy Shine. I'm Shine G. You are Shine. Yeah. Shine. Yo. Uri muri studio zigihe iyi studio ni iyi Cobra Media TV sibyo rata? Cobra Media TV. Hanyuma Shine ni iki kintu ukunda ku mubiri wawe? Ku mubiri wanjye nambaye cyangwa kiri ku mubiri wanjye? Agace ukunda ukavuga ati bana kaka kuko ndi proud ya. Agace nkunda byatari. Musa ikintu cya mbere nkunda ko nkunda ifarashi yanjye kabisa uranamba nanafunze fresh ntago nakubeshya gusa sibyo ko nta n'igice cyanjye cy'umubiri nanga kabisa guse none se ndayikunda fu none se ubu wowe ariko hari n'abayikunda kundusha impamvu mani abanyehari benshi bayikunda kundusha uvuga ati aka gakoresho kanjye ntago acunze fresh ntazashiduka very damn kandi nanone usibye yuko usura nari igice ku mubiri wanjye wakwangaje ni ibintu nta mahoro cyane twakomeje Shine rimwe guteranya 5 ni kangahe? Ni 6. Okay. Yes. Hanyuma Shine yo ni iki kintu uba wumva utasohoka mu nzu utambaye? Ntasohoka mu nzu nambaye mu myambaro burya Ray-Ban ntago njya nzisiga kuko ntago njya mpfa gusohoka nizeye ikirere tu nshobora guhita nkubitana n'ibintu bikanyangiza cyane Ray-Ban wenda nzikuramo ngeze hanze ariko buriya jya Shine man ndakumva ariko geza ibibazo wanjye ndahari ariko ibibazo abakunzi bacu nabo bari kukureba uracyari ibibazo biracyari byinshi cyane uri tayari ariko okay hanyuma Shine reka dukomeze ni iki kintu mu myaka yawe nko guhera ku 10 gusubiza hasi cyangwa reka dufitire kuri 15 ni iki kintu wumva wakoze ukaba nawe ukibuka ukavuga ati sha iki kintu cyo cyari amabara kabisa ikintu wakoze ukavuga ati iki kiracyari mu mutwe? Ayo mabara sinayakora iryo bara sinarivuga ritubwira ariko ritubwira man iryo bara yesu ritubwira so bafata gute Shine ibara man ndivuze nakubeshya iryanya ryo sinari kubwira nakubeshya ntabwo ari igihe wabeshye abakunzi bawe kuko bariya nta bakunzi bawe bari kukureba sibyo babwire mu by'ukuri ni iki kintu akavuga ati ahantu kabisa ni iki musa uri kungora ariko nawe je uri kungora avuga ati iri ni ibara akavuga ati aho ndarikoze. Reka dukomeze section B. Urababeshye cyangwa ubariye? Ndabibiki mwe muri abantu banje mureke kuneza uno muntu mbe mwihanganye gato ndaje ibintu byaba bikomeyeho warafunze nibyo ariko reka dukomeze hanyuma Shine yewe umukobwa wumva uri kuri gu yawe abateye ati ari kuri gu yanjye man undi ikintu cya mbere akunda music yanjye ari umufanizi wawe ikindi wenda uriya man urabona nubwo wenda ndenze gutya ariko nago nkunda abantu bamvuna kabisa nkunda gukora siporo mujye mukora siporo siporo umuntu akora siporo fresh bakora akaboko urana nanjye kandi urabona nanjye sibyo buri wakangaye mba ndi mu rusengero sibyo umuntu kabisa ajya away of satanic sinzi nimba ubyumva fresh ndagerageza mu bushobozi mfite buke ariko ndi kubyumva nta kibazo kabisa nabo ndabizi bari kubyumva murabyumva ndabemera cyane ni gutyo bimeze ariko abantu mani kirombe nari nkimenya mani avitamenera ikirombe have urumva mani hari ahantu mani buriya abanyarwandakazi
urebye muri rusange urebye defo ziba ari nke kabisa ziba ari nke urabakunda ubanga akore bya bindi so Shine yewe ninde muntu murori modo kabisa urebera ukavuga ngo uyu muntu mufatiraho urugero ni icyitegererezo cyanje mu barapa bo mu Rwanda musa umwe umwe ko bigoye hari abarigendi benshi bagiye babikora sibyo wenda nubwo ubu tuba turi muri new school hari abakoze old school bahikora neza nta kibazo sibyo ariko ntabwo navuga ko buriya iyo uvuze role model man ni ibintu birenze man arahari ntawe uhari barahari bagiye bakora ibintu bizima ariko ntabwo umwe muri abo benshi umwe muri abo man Shara to K Musabe Fireman na Jay nawe Shara to rero ibisubizo byawe ni bonzaze nakubajije umwe umbwiye babiri umbwiye Fireman na Jay man hari n'abandi benshi bakoze ibintu man aba legend ni benshi duhe freestyle kwa cyangwa kwa agace gato ku ndirimbo ya Fireman kubaho bijyana n'ubumenyi bw'isi zo za siyansi tekinoloji iri hiti n'ibindi byinshi nko kugira nyoni nyinshi ibyo uzi nibyo bigusunikira iminsi hari abaminsi b'i Kigali barisi burarya inoti z'abasani barisi hari uburoka amakwe na Claude Fese kina music iri kunywa champagne Cobra Media TV kabisa today ibintu ni bonbon. Yes, bakunzi ba Cobra Media TV kabisa mwabibonye mwaryohewe muri studio zacu twari kumwe na Cyane umuhanzi nyarwanda umuraperi kabisa yaturirimbiye yadutaramiye ndakeka ko ibintu byari neza cyane tubashimira kabisa wowe wakoze subscribe wowe utari wayikora tugushishikariza kugira ngo uyikore tubane mu biganiro bitandukanye kabisa. Yes, ubutaha turabashishikariza umuhanzi nawe umutumirwa wacu bamwita Erich kabisa so bizaba bimeze neza cyane so kabisa theatre nazo ziri hafi ama comedy na yari hafi kora subscribe kugira ngo tubane neza cyane ibintu bigende neza inshallah turabakunda cyane.